elle était candidate bazo mu primary zabo President Museveni handing over ahamut konkari mu kibina cyeye ihangari tunge change basibona abanyaba bakutureba nitugambe bibiri ya President Museveni biyunke byakoze konka tutukugamba birungi President Museveni ayine birungi byakoze nico kureba no muzungu akajya yajyataro advantage na disadvantage byona ninkabarongo so President Museveni Uganda hatiye nekizibu generation yegiye ruhotera rebire byenyuma nico kikwenda twari hanga kurugara twari gire enyuma ababire baruho hati ni percentage nshya bingi bafire so John ningira erekika zawe Makumbi azikozese omuruka ndiyo mu opposition nkabanza kuba publicity secretary wa Democratic Party Mbaragureta na chairman wa DPC ngiro na vice president na imyaka 15 nisavinga umuntu ndogera ba usinga bitu ni ndabo mukaru na isimba nizo delegate conference ntabwo mwe bina yisimbire nawe ubwo nahererukira kusena bamwita John Mugisha ariyo mufara manyansara niwe chairman wayo ni bibya inari no bakuta so to ni nyenda kwa shwaring opposition ya Uganda ko kweri ibyo opposition tubitarwaza tumaze twirebe nk'abanya Uganda tahari umuntu wo opposition ba leaders abo kureba akubasa kwebembera Uganda kuri katwa ntwenda kuzo mu genocide abo opposition bona icyo ni ikigarukamo abo opposition Tereza kamera ni nyenda kugambira abanya Uganda bakutureba oba mukasara mu akatani opposition political parties zone eziri mu Uganda tahari umuntu aine credibility aine capacity yo kwebembera Uganda ikasigara no businge abantu batambura ko kuba kwenda ihangana itambura ko